Twongeye turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu ndetse n'umucunguzi wacu. Nk'uko bisanzwe ni Negebu TV, ni ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima, itwemereye ikaduha amahirwe kugira ngo twongere tuyikorere kandi tuyivuge neza, cyane ko ijambo ryayo ryambwiye ko twebwe turamutse twanze kuyikorera n'ibiti n'amabuye byayikorera, ariko dushimiye Imana ishobora byose itwemerera ikaduha amahirwe yo kugira ngo tuyikorere. Ntabwo dushobora kubyirata nk'aho ari ibyo twihaye cyangwa ari ibyo twaguze mu isoko, ahubwo turabishimira Imana ishobora byose, kuko nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo twebwe ntitwari ubwoko, ahubwo twatewe ku giti cya kavukire nk'ingurukira kugira ngo natwe duhinduke ubwoko bw'Imana. Imana yacu ni ishimwe rero, nk'uko nari maze kubivuga, ni Negebu TV ndetse ni mwene so Ndayisaba Pascal niwe mukurikiye kuri mikoro za Negebu TV, ariko twihuse ntabateye amatsiko. Imbere ya kamera ya Negebu TV murahabona umukozi w'Imana. Haleluya. Ntekereza ko mumaze kubimenyera, imbere ya kamera za Negebu TV ntabwo tuhamagara ngo tuhashyire abakinnyi ba filimi cyangwa se abakomediye, ahubwo tuhashyira abakozi b'Imana bahagurukijwe n'Imana kugira ngo bungure ubwami bw'Imana. Reka twihuse tumusuhuze. Uraho neza? Yego. Yesu nashimwe. Ahimbaza. Tuguhaye ikaze muri studio za Negebu TV, ndetse no kuri Negebu TV. Ahangaha ukurikiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, ukurikiwe n'abakuze ndetse n'abato, ukurikiwe n'abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ukurikiwe na benshi muri rusange. Ndagira ngo nguhe ikaze ubasuhuze, suhuza abadukurikiye. Numara kubasuhuza utwibwire, numara kutwibwira turakomeza n'izindi gahunda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina ni Hakorimana Jean Pierre, nkandi umusore ushimira Imana. Imana agiye ubuntu. Imana ishimwe. Yego. Uwo musore ushima Imana, Imana yagiriye ubuntu. Yego. Reka tugusabe ubanze usenga Imana kugira ngo tuyobore muri uyu mwanya twinjiyemo. Imana nziza, Imana iterura tutareba, Imana igira impuhwe, Imana igira ibambe. Uwiteka twizeye ko ari we Imana, ari we murengezi. Uwiteka twizeye ijambo ryaravuga ngo hejuru y'ibiduhiga n'ibiturwanya ari imbaraga zawe. Turakunyinze mwami Imana nyagora ku ngoma, utweze udutunganye. Imbaraga zawe zize zibane natwe, turenge muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze n'uzubane natwe, dusenze twizeye izina ryawe ryera. Amen. Amen. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ufite imyaka ingahe? 16. 16. Watangiye kwiyumvamo umuhamagaro wo gukorera Imana ryari? Ariko mbere y'ibyo wakiriye agakiza ryari wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Agakiza igihe nagiriye mu mazi menshi ni 2021, ariko agakiza natangiye kubyiyumvamo 2015. Nibwo natangiye kwiyumvamo, nkumva umutima urimo urampata gukorera Imana. Yesu ndavuga ati undi nta ibyo ndimo nta mumaro bifite, njya mu gakiza k'Imana. Yego. Wavukiye mu muryango ukijijwe cyangwa se wakijijwe umaze gukura mu gake? Navukiye mu muryango ukijijwe, ariko ntago ari bose. Ariko nge icyo si cyo nagendeyeho. Nagendeye ku Imana, kuko Imana yampamagaye. Yego. Aha. Wavukiye mu muryango ukijijwe, nawe umaze kwigira hejuru wiyumvamo umuhamagaro wo gukorera Imana.
kuki ari byo wahisemo gukorera Imana, utahisemo kuba umukomediye, cyane ko kuri social media ahantu henshi hagiye hatandukanye tujya tuhabona abana bakora komedi ndetse n'abakina ikinamico. Ni ukubera iki we wahisemo gukorera Imana? Impamvu nahisemo gukorera Imana, nabonye iyo wakurikiye Imana hari byinshi ukuramo, kuko njye ndeba nk'abasinzi cyangwa se n'abandi bantu bo hanze, mbona njye nkunda kunyura nko ku muhanda nk'urugero, ukabona nk'abantu basinze, ukabona nk'abakecuru bari kwiyandarika abandi basinze, ukareba ukabona nta gaciro bihesheje Imana. Njye nararebye mbona n'undi wo kujya njye kumera nk'abo, najya guhesha Imana icyubahiro. Urakoze cyane, wahisemo umurongo mwiza. Mu idini aho twakuriye niho bagiraga indirimbo baririmbaga bakavuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege, ngo wahisemo neza kandi Nyagasani muri kumwe. Imana ishimwe rero, kandi Imana iguha umugisha. Wahisemo neza, inzira watangiye ni nziza. Imana ishimwe. Kandi n'umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo kera abayiringiraga bari mu mahoro, natwe tuyifite ntabwo twifuza undi murengezi. Rero mubwire ngo kuraje, ukomere muri ibi bintu neza. Imana yaguhamagariye gukora iki mu gihe gisa nk'iki ngiki, cyane ko Bibiliya itubwira ko ihamagara abakozi bayo ikabaha impano zigiye zitandukanye. Ni iyihe mpano wiyumvamo kurusha izindi zose? Ni impano y'uburirimbyi no kwigisha ijambo. Ni impano y'uburirimbyi. Uba muri korali cyangwa se uri umuhanzi ku giti cyawe? Ndi muri korali. Uri muri korali. Imana ishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Watangiye kuvuga ubutumwa ryari cyangwa se no kuririmba muri korali? Kuririmba muri korali nta gihe kinini mbimazemo. Muri korali ngiyemo 2023. Yego. Ni izihe nyungu wabonye mu nzu y'Imana umaze kuhagera? Ikintu nabonyemo, inzu y'Imana iyo ugiye ukagendera mu nzira zayo neza, ukubaha Imana, ukubaha mbese n'abakozi b'Imana, Imana ikurera neza kurusha uko irera abandi bantu bo hanze. None se uvuza ako kantu numva unteye amatsiko. Bagira uti iyo ugiye mu nzu y'Imana ukubaha Imana, biba byiza, ukubaha n'abakozi b'Imana. Hari abantu ujya ubona mu itorero cyangwa se mu rusengero batubaha Imana? Abo barahari, ntabwo babura. Kuko urebye ukareba nk'abakecuru bo mu iyi minsi, kuko abakecuru bo mu iyi minsi ntabwo bemera ko ari abakecuru. Haleluya. Abakecuru bo mu iyi minsi ntabwo bakemera ko ari abakecuru, n'abasaza ari abasaza ntabwo bakibyemera. Noneho wagera mu rubyiruko ugasanga urubyiruko nirwo ruri mu nkozi z'ibibi, ukabona mbese nta bintu by'agakiza bibano, kandi rwo ubona wagatangiyeho urugero. Yego. Ni iyihe nama wabagira? Inama nabagira niyo kuva mu byaha bugakurikira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko yatugiriye neza n'abazabagira neza. Birumvikana neza ko bikwiriye ko abantu bakwiriye gukizwa, ndetse bagakizwa bakijijwe, bakamaramaza. Hari umukozi w'Imana tumaze iminsi tubana, abakunzi ba Negebu TV baramuzi, witwa Pastor Theophile. Niwe ukunda kutubwira ngo ni Imana ikeneye ko abantu bakira bakijijwe kandi bagakizwa bakize. Ubona byakorohera umuntu gukizwa ari umukire? Ibyo ntacyo bitwaye, waba uri umukene, waba uri umukire, ikigero cyose waba urimo, Imana iragushaka. Kuko Imana ntabwo yatoranyije bazayikorera. Icyambere ni uko uri umuntu, uri ikiremwa cyayo yiremeye.
tugomba rero tugomba kuyubaha tukanayubahisha. Ni karibu n'abandi bose baza twifatanya tugakorera Imana, nabonye nta gihombo kirimo. ubona muri uru rugendo ari umukire n'umukene ninde ubasha gukorera Imana neza? Ari umukire n'umukene, umuntu ubasha gukorera Imana, urebye njye mbona ari umukene. Kuko umukire iyo afite amafaranga cyangwa se akagira n'ibindi, abazana impamvu za hato na hato ku Mana, ukabona ibintu byo gukorera Imana abirimo, uruhande rumwe abirimo ibindi ntabirimo, mbese ni kubera ya mafaranga akamushuka. Ushatse kuvuga ngo rero wowe wahitamo gukena ugakomeza gukorera Imana aho kugira ngo ukire ukorere Imana ukize? Njyewe n'undi njye nararahiye nakena nakira, ngomba gukorera Imana kuko nicyo yandemeye. Ushatse kuvuga ngo n'abandi umuntu wese aramutse ahisemo gukorera Imana ari umukire, ushatse kuvuga ko byanze bikunze umuntu abaye akize yarangiza agakorera Imana aribyo byarushaho kuba byiza kuruta kuba umukene ugakorera Imana. Nta gihombo kirimo cyane ko biruzuzanya, kuko ushobora gukorera Imana uri umukene ariko ukagira ibyifuzo byinshi, ukiganyira ku by'ubuzima, udafite imyambaro, udafite ibyo kurya. Ariko ubaye ufite ubutunzi ugahitamo gukorera Imana umaramaje, nibyo bibasha kurushaho kuba byiza cyane. Nawe ni kubyumva? Nkuko byumva. Imana ishimwe cyane. Kandi uvuze akantu keza, uravuga uti waba uri umukire waba uri umukene, umuntu wese mu mwanya ahagazemo ahamagariwe gukorera Imana neza. Duhaye ikaze abantu bose badukurikiye mu murimo w'Imana. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Hari abantu bajya Imana ihamagarira gukora umurimo wayo ariko bakazana impamvu kuko batarabona ibifatika, akavuga ngo ntabwo nakorera Imana mfite ishati imwe, ntabwo nakorera Imana mfite ipantaro imwe, ntabwo nakorera Imana ntafite inkweto zo guhinduranya. Mwene abo bantu wabagira inama? Ibyo ngibyo byari ikintu nabonye. Nushaka ube wambaye imyenda yacitse, nushaka ube ntagira, nushaka ubwira Imana uko umeze kose urimo urarira, ariko hirya hari abagire neza arabahaye ibyo byose urimo uraririra. Nawe inama nabagira ni ukuza ugasanga ubuntu bw'Imana, kuko ibyo twaburiye mu isi, ibyo twaburiye ku babyeyi bacu, Imana izabiduha. Imana ibasha kuduha ibyo ababyeyi bacu bataduhaye. Bishatse kuvuga ngo icya mbere ni ukwemera umuhamagaro w'Imana, ukayubaha ukanayubahisha. Ubundi Imana ikeneye ko tuyubaha tukanayubahisha. Hakora Imana, turabibona ko Imana yaguhamagaye ukiri mutoya. Muri iyi minsi ya none ko hari urubyiruko turimo tubwiriza ubutumwa bwiza, bakatubwira ko hakiriho igihe bazaba bakizwa. Ni iyihe nama wagira abantu Imana iri guhamagara bakiri batoya bakaba bari kwinangira ngo ibi bintu ni iby'abasaza n'abakecuru? Ese nawe ubona ibi bintu ari iby'abakecuru n'abasaza? Ikintu nabonye tukiri mu isi ubundi dufashe igihe mu ntambara. Ushobora kuba mvuye hano nagera imodoka ikankubita, nshobora kuva nkagera ngasitara imodoka ikankubita. Ubundi iteka n'iteka umwanya uhagazemo uko ungana kose, shima Imana. Ugenda ukorera Imana nta gihombo kibirimo. Ni ukuri. Umuntu mutoya ukiri mutoya, ni ukubera iki yakizwa kandi agifite igihe? Ushatse kuvuga ko uyu munsi wa none umuntu uhumeka nonaha ari cyo gihe Imana imuhaye? Kubera ko uratubwiye uti nshobora no kuba ndahangaha mu kanya gatoya ugasanga wateye intambwe n'imodoka irakugonze. Ubwo ushatse kubwira abadukurikiye ko igihe bariho bahumeka umwuka w'abazima ari cyo bakwiriye guhita bafata igihe cyo gukorera Imana, kuko ejo batahazi. Ubundi igihe cyo gukorera Imana ni uyu munsi turimo, ni iyi saha urimo.
kuko ntabwo uzi mu kanya ibintu birakurikira. Wowe ku ruhare rwa urimo uragamba ibyo uzategura ejo cyangwa se n'ejo bundi, ariko umunsi wawe ni uyu nguyu uhagazeho. Inama ngiye nabajya ni ugukorera Imana aka kanya bagifite ubugingo, mbese nyine bakimeze neza mu murimo w'Imana. N'ibyo nababwira. Imana iguha umugisha. ubwo ngubwo kandi duhise dukangurira urubyiruko cyangwa se abakiri bato gutangira gukorera Imana, kuko iyo utekereza ko uzakorera Imana umaze gukura cyangwa se umaze gusaza, Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Bishatse kuvuga ngo ukiri mutoya ubasha gukorera Imana kandi bikayinezeza, cyane ko abantu bazi igihe bamaze ariko ntabwo bazi igihe basigaje. Bene data, nshuti bakundwa mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, murabona ko Imana ikomeje kuturarikira abakozi bayo, kandi mu by'ukuri nubwo batavuga gusa mubabona imbere ya kamera, nayo ni inyigisho. Muri iyi minsi ya none abantu bakuru bananiwe gukorera Imana, abandi barimo kubivangavanga bitewe n'irari ry'iby'isi, ariko Imana ikomeje guhamagara abantu batoya, abana batoya, kugira ngo babashe guhagarara bazibe icyuho cy'abantu bakuru Imana yahamagara, ariko bakaba bari kubivangavanga. Turakomeje n'umwanya wacu n'ikiganiro. Nibyo koko gukorera Imana ntako bisa, kandi rwose dushimiye Imana ishobora byose ikomeje kuduhagurukiriza abakozi bayo. Nawe udukurikiye kuri Negebu TV, turagira ngo tukubwire ngo ibitekerezo byawe ni ingirakamaro. Wowe ko mubajije ibyo numvaga biri ku mutima, ni iki wowe wamubaza? Turagira ngo tukwakire uganirize abadukurikiye ijambo ry'Imana mu mwanya muto twerekeza ku musozo. Karibu. Ikintu nabaganiriza, gukorera Imana nta gihombo kibirimo. Yego. Katujye muri Zaburi ya mbere, igice cya mbere, mfasha tuhasome. Zaburi ya mbere, igice cya mbere. Yego. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Aravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mu gihe turi mu buntu bw'Imana, icyo tuzakora cyose kizatubera cyiza. Nukurikira Imana, ibyo uzayisaba byose zabigura. Reka tujye no muri Yohana ibice 14, umurongo waho wa mbere. Yego, tusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere. Igice cya mbere umurongo nawo wa mbere. Igice cya 11 umurongo wa mbere. Igice cya 11 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya yego. Dutangirane. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro. Haleluya. Amen. Gorata hariho umuntu witwaga Lazaro, icyo gihe yari arwaye. Katwumvira tuko bikomeje. W'i Betaniya. Ngo w'i Betaniya. Ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Kabiri hakavuga ngo Mariya uwo ni we wasize umwami Yesu amavuta ku birenge. Haleluya. Gorata uwo ngo Mariya niwe wasize Yesu amavuta ku birenge. Haleluya. Amen. Rero natwe dukorera Imana,
Imana izadusiga amavuta rata. Dukore Imana tubishaka, dukore Imana tuyisabe n'amavuta rata kugira tujye tubona uko tuyamamaza. Ngo kandi akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Aleluya. Amen. Ngo rata reka twumve uko Lazaro yararwaye ko byaje kumugendekera rata. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Aleluya. Aleluya. Amen. Rata nidukurikira Imana rata, igihe cyose tuzageramo turwaye tutarwaye tuzahura n'Imana, kandi Imana niko izagenda irushaho kudukorera ibintu byiza. Kane hakavuga ngo Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica. Aleluya. Amen. Rata iyo ndwara ntago ari iyo kumwica. Ahubwo niyo guhimbaza Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Gatanu bakavuga ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Amen. Maze amen. Rata Yesu njyewe nawe aradukunda, si byose? Amen. Njyewe nawe nabari twese Yesu aradukunda, nubwo urwaye igihe cyo gukirizwa kwa ntago cyari cyagera. Aleluya. Amen. Igihe cyo kukuvana aho hantu uri, waba ukeneye waba ukize, igihe cyo kukuvana aho ntago undi tujye dufite distance intambwe nini. Imana izagenda itwimura, izatuvana kuna itujyana ku ntambwe nini. Rero waba urwaye waba ukize, Imana iradukunda. Amen. Komeze. Yego. Karindwi akavuga ngo maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati, dusubire i Yuda. Aleluya. Amen. Katwumvira twijambo rivuga. 8 akavuga ngo abigishwa be baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kugutera amabuye none usubiyeyo. Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Aleluya. Amen. Rata nidukurikira Imana, kuko ibintu by'Imana biba biri mu mucyo. Aleluya. Ibintu by'Imana biba biri mu mucyo, ariko abantu badakurikira Imana cyangwa abantu batubahisha Imana ni babandi bagenda ugasanga ageze nk'ahari hirya, aho ukagenda ngembuza urya, ariko rata Imana iradukunda. Amen. Amen. Dukomeze murongo wa 11 uravuze ngo, avuze atyo ahera ko arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Aleluya. Amen. Gorata Lazaro yasinziriye. Imana igibasha kugarura ibintu byasinziriye. Imana igibasha kuzura ibyapfuye rata. Aleluya. Amen. Burya icyambere no kwizera Imana ukanayubahisha Imana, niyo ibizi inzira uzanyuramo. Yego. Aha, 12 hakavuga ngo abigishwa baramubwira bati, databuja niba asinziriye azakira. 13 nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. 14 haravuze ngo Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Aleluya. Amen. Rata twizere ko ibyapfuye n'abantu bacu bapfuye hari igihe kizajya tukongera tugahura. Yego, komeza. Akavuga ngo nanjye nezerewe ku bwanyu, kuko ntari mpari kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujye aho ari. 16 akavuga ngo Toma witwa Didumu abwira abigishwa bagenzi be ati, natwe tugende dupfane nawe. Amen. Amen. Rata ni mwize ubundi ikintu nagira abantu badukurikiye, nimureke dupfane na Yesu tuzukane nawe. Nushaka kurekeraho. Haleluya. Amen. Ikintu cya mbere rata ni ukwizera umwami. Ikintu nashaka kugira ngo mbabwire, ni mwizera umwami
hari igihe kizajya tugahura nawe. Haleluya. Ubundi duhore twiteguye ko tutazi isaha n'igihe, n'igihe ushobora gusanga watashye wavuye mu mubiri, ariko rata inama nabagira ni ugukurikira Yesu. Murakoze, nimwakire ijambo ry'Imana. Turaryakiriye kandi turishimiye Imana. Ahangaha mise nibuka uvuze ibyo kwizera Imana, mpita nibuka amagambo Yesu yabwiye Mariya, aramubwira ngo ndagira ngo unyizere gusa, kuko unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dukangurira abantu kwizera Yesu no gufata ibyiringiro byabo byose bakabishyira muri Yesu. Umwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, kandi n'ibyawe byapfuye Yesu afite imbaraga n'ubushobozi bwo kongera kubizura. Urakoze kutubwira ijambo ry'ubuhanuzi. Mise numva hari abantu bazadukurikira bari bafite ibyabo bimeze nk'ibyapfuye, ariko nibizera Imana, Imana irongera ibishyire mu mwuka wayo bihinduke bizima. Naho bitaba aka kanya, ariko ni ukwizera ko bizaba, bizongera bikaba bizima. Imana iguha umugisha. Watubwiye ngo wakiriye Kristo ukiri mutoya kandi utangira kumukorera ukiri mutoya. Ni ibihe byitegererezo by'abakozi b'Imana wigiraho muri iki gihe cya none, cyangwa se ukunda? Ni byiza wakwigiraho, ndetse utubwire niba hari nawe ujya ubona babivangavanga ukabona atari byo. Karibu. Nk'umuntu nigiyeho numva nshaka kujya ku rugero nk'urwe, nizigira inshuti. Haleluya. Amen. Nizigira inshuti. Ariko hari n'andi bantu mbona babivangavanga. Ndi kuntu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Utubwiye ko hari umukozi w'Imana witwa Zigira inshuti Michel wigiraho ubutumwa bwiza, uvuga neza Imana. Imana iguha umugisha. Rero turimo kwegereza ku musozo, tubwira abakunzi bacu ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Icyo usabwe ni ugukora subscribe, cyane ko ntacyo bigusaba kuba urimo kureba iki kiganiro gusa. Reba hepfo amagambo y'umutuku yanditse hepfo y'ikiganiro, cyane ko hari n'abandi njya mbona ari umukara handitsemo iryo jambo, urikoreho ubundi ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Ikindi nuko ugomba gusharinga bene so. Njya nkunda kubwira abantu ngo n'abasangira itabi bararisangira, n'abasangira inzoga barazisangira. Nta kintu na kimwe gikwiriye gutuma udasangiza mwene so ubutumwa bwiza. Reka tuguhe umwanya, niba hari irindi jambo wumva watubwira uritubwire, ubundi twegereze ku musozo udusengera, usengera n'abadukurikiye, abarwaye, abafite ibibazo, amadeni. Niki turimo kwegereza ku musozo wumva wasorezaho ubwira abadukurikiye? Ikintu numva nabwira abantu badukurikiye ni ukwizera. Ni ukwizera, batubahisha Imana bakayubahisha, bakagendera mu nzira zayo, ibyo bashaka byose bizatungana. Komeza uhite usenga. Mana yera, Imana yo gushimwa, Imana nyempuhwe, Imana nyembabazi, turagushimye, turaguhimbaje. Aka kanya bana n'abantu bababaye, ubane n'abantu witeka barwanya imigambi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo tweretse abarwayi, abashonje, abari mu magereza agiye atandukanye barengana n'abarenganura, Uwiteka niwe uzi uko uzabigenza. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye urukundo rwawe no gukora kwawe. Amina. Amen. Imana iguha umugisha kandi rwose igukomereza amaboko, ukomeze gukorera Imana neza, uyitinya, uhindira umushyitsi imbere yayo. Izakugeza aheza hashoboka. Imana iguha umugisha. Abakunzi bacu, shalom, turabakunda cyane kandi dukomeje kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Amen.